Kokombure nk'igihingwa gifite akamaro kanini ku buzima, ubuhinzi ndetse n'ubukungu. Buriya kokombure ni igihingwa kiribwa nk'imboga, kizwi cyane kubera amazi menshi kiba kibitsemo cyangwa se kiba gifite uburyohe bwacyo ndetse n'akamaro gafitiye ubuzima bw'umuntu. Kimwe mu bintu rero bituma kokombure ikundwa cyane ni uko igizwe n'amazi arenga byibuze 95%. Ibi bituma ifasha umubiri kugumana amazi ahagije, cyane cyane rero mu gihe cy'izuba cyangwa se wenda nyuma y'imirimo ivunanye. Nyuma y'uko ukoze imirimo ivunanye, ni byiza ko wakifashisha iki gihingwa cya kokombure. Kurya kokombure rero bituma umuntu yumva agaruye ubuyanja kandi bikagabanya inyota. Kokombure irimo intungamubiri zitandukanye, nubwo wenda iba ifite karori nkeya. Irimo vitamini C ifasha ndetse n'umubiri kwirinda indwara no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Irimo kandi vitamini K ifasha amaraso kuba yafatwa neza no gukomeza amagufwa. Harimo na potasiyumu ifasha umutima gukora neza ndetse no kugenzura umuvuduko w'amaraso, ndetse harimo n'utunyangingo tw'ibiribwa fibres dufasha igogora. Rero ibyiza bya kokombure ku buzima bwa muntu: ikintu cya mbere, ifasha umubiri kugira amazi ahagije kubera ko ifite cyangwa se yibitsemo amazi menshi ahagije. Nk'uko twabivuze haruguru, ifite byibuze ku kigero cya 95%. Kokombure buri ifasha kurinda umwuma umubiri ndetse no gukomeza imikorere myiza y'ingingo z'umubiri. Ikindi cya kabiri wamenya kuri kokombure, buriya kokombure ifasha kugabanya ibiro. Kuri ba bantu baba bifuza gukora regime, kujya ku marejime cyangwa se wenda kuba bagabanya ibiro n'umubyibuho ukabije, buriya rero kokombure ishobora kugufasha kubera ko ifite karori nkeya cyane kandi igatera guhaga nyine vuba, ndetse ni ifunguro ryiza ku bantu bashaka kugabanya ibiro cyangwa se wenda kubungabunga ibiro bafite. Ikindi cya gatatu, buriya kokombure ifasha igogora. Utunyangingo tw'ibiribwa tuba muri kokombure dufasha igifu ndetse n'amara gukora neza, bikagabanya ibibazo byo kuba wajya ku musarane cyangwa se kuri tuwarete bikugoye. Icya kane rero, buriya mutari muzi kuri kokombure, buriya kokombure ifasha umutima. Ni ukuvuga ngo potasiyumu iba muri kokombure ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso, bikagabanya rero ibyago by'indwara zimwe na zimwe zituruka cyangwa se zitera umutima. Icya gatanu, buriya kokombure ifasha uruhu kuba rwiza cyangwa se kuba rutohagiye rufite itoto. Abantu benshi bakoresha kokombure ku ruhu cyangwa se wenda ku maso kuko ifasha kugabanya kubyimba cyane, kuba yaha uruhu amazi ndetse no kurusubiza ubuyanja, kuba yasubiza uruhu itoto. Ikindi cya gatandatu, buriya kokombure irimo intungamubiri zirwanya iyangirika ry'uturemangingo. Kokombure irimo ibinyabutabire bifasha umubiri guhangana n'ingaruka z'uturemangingo twangiza, antioxidant, bishobora gufasha kugabanya wenda ibyago by'indwara zimwe na zimwe. Akamaro ka kokombure rero mu buhinzi, wenda nk'abantu bashakaga kuba bakumva byibuze akamaro yaba imariye sosiyete y'abaturage rusange, ku buryo wenda niba wenda nyuma y'uko tumaze kumenya akamaro kayo ku mubiri w'umuntu, ese mu by'ukuri ku buhinzi bwo kuri wa muturage wagihinze iki gihingwa, mu by'ukuri we yakungukira cyangwa se wenda yabonera hehe inyungu. Buriya kokombure rero ni igihingwa gitanga umusaruro mu gihe gito, akenshi hagati y'iminsi 45 cyangwa se 60 nyuma yo guterwa, bitewe n'ubwoko cyangwa se wenda n'uburyo byitaweho. Ibi bituma abahinzi babona umusaruro vuba. Iyo yitaweho neza, ikuhirirwa ku gihe, igashyirwaho ifumbire kandi ikarindwa n'indwara z'udukoko zifata ibihingwa, ishobora gutanga umusaruro mwinshi. Akamaro rero ku bukungu: abahinzi benshi bahinga kokombure bayigurisha ku masoko, muri resitora ndetse n'amahoteli, yewe no mu maduka agiye atandukanye, kubera ko
ikenerwa buri munsi ku mafunguro no ku masarade akenshi. Ishobora kubafasha kubona amafaranga kandi yinjira mu rugo. Iyo umuhinzi rero akoresheje uburyo bwo kuhira no kubungabunga umusaruro, ashobora kuba yakunguka kurushaho. Uko rero kokombure iribwa mu buzima rusange, kokombure ishobora kuribwa ari mbisi, ikaba yashyirwa kuri salade cyangwa se wenda ikavangwa n'inyanya, karoti cyangwa n'izindi mboga zigiye zitandukanye. Hari n'abayikoresha ariko mu gukora umutobe cyangwa se wenda bakayongeramo amazi, bakayongera mu mazi kugira ngo wenda iyo kokombure yongere uburyohe bw'amazi. Ni byiza kuba wayoza neza mbere y'uko uyirya, cyane cyane iyo iribwa idatetse. Icyitonderwa rero ushobora kumenya wenda ko iki kiribwa ari cyo kokombure. Nubwo kokombure ari nziza, si yo yonyine yatanga intungamubiri zose umubiri ukeneye. Ni byiza kuyifungurana n'ibindi biribwa bitandukanye kugira ngo umubiri ubone indyo yuzuye. Nanone abantu bamwe bashobora kugira ikibazo cyo kutihanganira ibiribwa bimwe na bimwe, bityo rero byashoboka ko bagisha inama umuganga cyangwa se wenda inzobere mu mirire. Niba bajya bakunda kubona ibimenyetso bidasanzwe nyuma y'uko wenda bariye kokombure, bitewe n'uko wenda kokombure ishobora kutagwa neza umuntu uwo ari we wese uyiriye. Buriya rero nubwo tuba tuvuze ibyiza bya kokombure, ntabwo twakirengagiza ko buriya igira n'ibibi byayo cyangwa se n'ingaruka itera ku mubiri w'umuntu. Ibibi bya kokombure iyo ikoreshejwe nabi cyangwa se wenda ku bantu bamwe na bamwe, ikintu cya mbere ishobora gutera kubyimba mu nda. Abantu bamwe na bamwe iyo bariye kokombure nyinshi bagira umwuka mwinshi mu nda cyangwa se bakumva inda irimo kubyimba. Aha ni kwa kundi itera kugugara mu nda. Icya kabiri, ishobora gutuma umuntu yihagarika kenshi kubera ko amazi menshi, kubera ko nk'uko twabisobanuye haruguru, iyi kokombure ikungahaye ku mazi menshi cyane. Kuyirya rero cyane bishobora gutuma umuntu ajya kwihagarika kenshi. Ikindi cya gatatu, ishobora kuba irimo ibisigazwa by'imiti yica udukoko. Ni ukuvuga ngo iyo utayogeje neza cyangwa se wenda yarahinzwe hakoreshejwe nk'imiti myinshi, ishobora kuba ifite ibisigazwa by'iyo miti. Niyo mpamvu uba ugomba kubikorera isuku mu gihe ugiye kuyirya. Ni ngombwa rero kuyoza neza ndetse na mbere y'uko uyirya kugira ngo itagira ingaruka igutera. Icya kane, ishobora gutera alerije ku bantu bamwe na bamwe. Nubwo bidakunze kubaho, wenda hari abantu bashobora kuyirya bakaba bagira kwishimagura cyane, kubyimba cyangwa se wenda n'ibindi bimenyetso bya alerije. Icya gatanu, buriya kokombure ntabwo itanga intungamubiri zose z'umubiri ukeneye. Nubwo ari nziza, kurya kokombure yonyine ntibihagije, igomba gufatanwa n'ibindi biribwa kugira ngo umuntu abone indyo yuzuye. Ikindi cya nyuma aricyo cya gatandatu, kuyirya cyane bishobora gutera impiswi ku bantu bamwe, cyane cyane iyo bayiriye ari nyinshi cyangwa umubiri wabo utayimenyereye. Umwanzuro rero twafatira kino kiganiro ku bantu twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ubu ngubu, kokombure muri rusange ni imboga nziza kandi ni imboga zitekanye cyane ku bantu benshi. Rero ni imboga zitekanye cyane ku bantu benshi, ariko ni byiza kuyirya mu rugero kandi ukazirya wazogeje. Iki kintu uba ugomba kucyitaho kuko nicyo kintu gikunda gutera ingaruka cyane ku izi kokombure. Kandi ikindi, ntujye ukunda kuyirya cyane ari yonyine, ahubwo ujye uyifatanya n'ibindi biribwa kugira ngo intungamubiri ushaka mu by'ukuri zuzuye ari kuzibona. Mwakoze cyane kubana nanjye mwebwe twari turi kumwe muri iki kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.